twongeye kubaha ikaze mwese abakurikiranye ubuzima bushya TV aho muherereye hose ya mu Rwanda ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye. Ko mubona kuri uyu munsi wa none tukaba turi kumwe n'umukozi w'Imana akaba agiye kutuganiriza ijambo. Turi mu bihe bigoye, ibihe bitoroshye, aho abantu benshi cyane bari mu ngo zabo kubera icyorezo cya COVID cyugarije isi, by'umwihariko n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umupasiteri umwe wo muri ADPR hano mu Rwanda. Araza kubibwira nawe n'umuntu mukuru, araza kubibwira kandi yizera ko tuza kujyana ibihe byiza cyane, kandi mwese muhawe ikaze kandi bifurije gufashwa mu izina rya Yesu. Murakoze cyane nshuti z'ubuzima bushya TV, nejejwe no kongera kugaruka kuganira namwe ijambo ry'Imana. Mazina ni yayandi, ndi Pasteur Twagirayezu Theogene, nkorera umurimo w'Imana kuri ADPR Nyanza. Hanyuma uyu munsi nejejwe no kubana namwe, mureka ariko tubanze dusenge. Mana, turagushimiye ko turemeye uno mwanya nanone kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Unyemerere mwami muri uyu mwanya weza ubugingo bwacu, kandi ijambo ryawe ryo rihora ryejejwe, ahubwo uriherekeresha imbaraga zawe kugira ngo abazaryumva bose bakaritega amatwi rizagira impinduka nziza ku buzima bwabo. Uhereze umugisha umuntu wese uzumvira ijambo rizamugirira umumaro, bisabye n'ize zina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Mwari mumaze kuvuga ko turi mu bihe bikomeye kandi bigoye, natwe tujya gutekereza kuganira namwe uyu munsi twatekereje se niki twafashisha abantu muri ibi bihe nyine bigoye, abantu barimo muri ibi bihe bya COVID-19, abantu bari mu ngo. Ariko twibutse ko ubu butumwa dushyira ku mbuga nkoranyambaga rimwe na rimwe abantu iyo babonye umwanya babukurikirana, twumva rero twashyiramo uruhare rwacu rwo kuganiriza abantu no kubibutsa bimwe mu bintu byagiye biba mu mateka y'ijambo ry'Imana, byagaragaje abantu bagiye babana na Yesu bakamukurikira bakamukorera bakiri kumwe, ariko nyuma baza kumubera imbwa, baza kumubera abantu batari beza, baza kumwihakana, bamwe baramugambanira n'abandi. Rero uyu munsi ndagira ngo twifashishe ijambo ry'Imana tugiye gusoma muri Luka mu gice cya 22 ku murongo wa 21. Havuga ngo ariko dore ukuboko kungambanira kuri kumwe n'ukwanjye ku meza. N'uwo murongo wonyine nshaka ko tuvuga. Hanyuma ndashaka kubabwira yuko muri ubu buzima bwo ku isi hari ibintu byagaragaye. Umuntu atakwita ko ari ubushakashatsi bwimbitse yakoze, ariko bigaragazwa n'ijambo ry'Imana, bigaragazwa n'umuco tugenderaho uturanga wacu nk'abanyarwanda. Nyuma hari ibyiciro nka bitatu ngira ngo nze kuvuga by'abantu. Icyiciro cya mbere, muri ino nzira ni abantu nabonye babaho mu buzima bumeze nk'ubwa barukurikira izindi. Kurikira izindi ni umuntu ubaho iteka atagira ibyemezo afata, atagira icyerekezo cy'ubuzima bwe, ahora abeshejweho n'ibitekerezo biturutse ku bandi. Akabaho atyo, akabaho nta nama yigira, akabaho atagira icyerekezo cy'ubuzima, ahubwo iteka ahora hari umuntu uhora imbere ye amugira inama, amwereka aho anyura. Hanyuma rero bene uwo rukurikira izindi abaye ahari muri no minsi tuvuga, akaba yari umukristo mu itorero runaka, ubu uyu munsi yabagize ikibazo kuko nta pasiteri bari kumwe ngo amugire inama, nta mudiyakoni abona hafi ye, nta mwarimu hari, nta perezida wa korali, mbese abantu bose iyo badahari, uwo nguwo kwisubirira mu byaha ni nk'ako kanya. Kandi rukurikira izindi rimwe na rimwe ashobora no kuryora ibintu byatekerejwe n'abandi, bakabikora bakabishyira mu migambi, hanyuma bakamukoresha nk'igikoresho. Rukurikira izindi rero ni umuntu umeze uko nguko mbasobanuriye, kandi rwose Imana idufashe ntituzagire benshi bameze gutyo. Hanyuma imbere ye, hafi ye, hagenda undi muntu witwa babona. Mu Banyarwanda hari abantu bita ba nyirandabizi, cyangwa mu rurimi rw'igiswahili babita ba najyuwa. Ni abantu bigize ba nyirandabizi, bahora baperereza amakuru abareba n'atabareba, bahora bavuga bati bitwabishobora, bitwabijyamo, twabikora bigakunda. Ariko mu by'ukuri aba bantu nubwo ari uko bameze, mu by'ukuri ibo ntabwo bajya bashora amaboko yabo, bashora imitekerereze mibi bakayishyira mu bandi, bakayikora, bakayisohoza, bagashora
amatiku n'amagambo ahantu henshi hatandukanye, ugasanga abo bantu iteka bahora bacanye umuriro muri sosiyete. Nibo babandi usanga muri no minsi bamwe bafite n'ukundi kuntu babonabona banajya uwabo bajya bitwaza n'ibindi bintu runaka. Hari n'abigira abahanuzi ku ngufu, bahanura ibinyoma bakabeshya abantu ngo Imana yatubwiye dore ibintu uko bimeze. Hari n'abigira bigisha, nta ibyo bigisha nabo ubwabo nta bumenyi babifiteho, nta buhanga babirimo. Hari n'abajya babwira abantu ngo ni mu urubanza rwanyu ndubaburanire, ntaho yize kuburana, ntaho yize gukora ibintu binabiriya. Nabo bantu nashatse kuvuga bitwa banajyuwa, bahora bagenda imbere barukurikira izindi babayobya, babarutesha umurongo. Ariko umurongo wa gatatu navuze ni umuntu ugira amaboko mahire, umuntu bita umunyamugisha. Ni umuntu nawe uhora babajwe n'ubugingo bw'abarimbuka, uhora babajwe n'imibereho mibi y'abandi. Ni umuntu uhora nawe anejejwe n'uko abantu babayeho neza. Ni umuntu uhora arwana ashyashyana ashakisha icyatuma abaho neza ariko abanyeho n'abandi. Aba bantu batatu rero no mu gihe cya Yesu babayeho. Mu gihe cya Yesu babayeho. Iyo tukuri umuntu bita rukurikira izindi, nagira ngo mbibutse ko hari abagabo, hari Petero amaze kwihakana Yesu. Mwibuke ko amaze kugenda yabwiye abantu bajya ku nyanja kwirobera. Barya abantu bagiye ku nyanja kuroba bakajyana na Petero, bakesheje amajoro menshi ntacyo bafata. Mwibuke yuko barya abantu Petero yabamagaye bahita bagenda. Nta kibazo bo bari bafite cyo kwisubiraho kujya kugenda kuroba, nta kibazo na kimwe bamubajije. Ahubwo Petero yababwiye ati uwo twakurikiye dore yarapfuye, dore baramuhambye, nta cyizere cyo kwazagaruka. Nubwo yari yamubwiye ati uzanyihakana gatatu kose inkoko itarabika, kandi bikamusora akabibona, ariko ntibwamubujije n'ubundi gukomeza gutekereza yuko Yesu atazagaruka. Yajya kubitekereza ko Yesu azazuka akaza ku munsi wa gatatu, yaza gutekereza yuko Yesu naza bazongera bagahura bakavugana. Hari indi nyifato yari kugira itari yo kubabwira iti nimuze twisubirire ku nyanja kuroba. Mbese ni nko kuvuga ngo bisubiriye mu byo bahozemo kera mbere yuko bakira Yesu Kristo. Twabigereranya nuko uyu munsi umuntu yavuga ati dore bafunze insengero zirafunzwe kubera corona. Hatagira n'uvuga ngo bazifunze, nta wazifunze. Ni ikibazo dufite uyu munsi, ni uburyo bwo kwirinda turimo. Noneho uyu muntu agahita aza akabwira abantu ati bazifunze, ubu amateraniro ni mu gihuru, twigendere mu mashyamba, bamwe bashobora kujyayo, twigendere aha n'aha ugasanga niyo bagiye. Cyangwa se tuve ku Mana twisubire mu byo twahozemo kera. Imana itabashije guhagarara ku nsengero ngo ze gufunga, ntishoboye. Hari abantu bashobora gutekereza gutyo, kandi uwo muntu wazanye icyo gitekerezo yabona bamushyigikira. Bamushyigikira rero mw'iri jambo nibo nise barukurikira izindi. Uyu nawe ubabwira nk'ibi niwe nise babona cyangwa najyuwa, ariko mu by'ukuri uyu ni umushukanyi, ni umuntu mubi. Hanyuma kuri aba bitwa bababona n'ubundi tuze gufata ikigereranyo kuri Yuda yabaga mu bigishwa ba Yesu, ariko iteka ibintu bye bikaba mu mibare, bikaba mu mibare. Mu buhe buryo? Mwibuke ko n'iki gitekerezo cyo gufata Yesu, cyo kwica Yesu, Yuda yakiriyemo amafaranga. Ndetse aza kugera ubwo babwira ati nzamubanza uko nzabigenza. Aba bantu rero banajyuwa baba bazi uko babigenza, kandi baba bari bugufi bw'ahantu hose, bakurikirana amakuru abareba n'atabareba, ariko yose bakeneye kuyabyaza umusaruro wo kuza guteza ibibazo muri sosiyete. Hanyuma Yuda mwibuka yuko amafaranga yayariye, ariko icyo byamubyaye icyo kwiyahura. Rero aba bababona bakunda kuba muri sosiyete bameze batyo, ariko bagateza akaga abo babana nabo n'ababumvira n'ababaherekeza nabo bagiriye inama. Cyane yuko mu kigaragara Yuda we yariyahuye, abari bamuhaye amafaranga nabo Yesu baramwishe. Ariko nkeka ko muri ababishe Yesu ashobora kuzavukamo bazabona ubugingo, kuko bo bari bakiriho, kandi ukiriho wese aba ari umunyamahirwe wo kubona ubugingo. Ni igihe gito cyane yafata agasubira umutima impembero akihana. Hanyuma yamaze kwihana rero ahinduka umuragwa w'ubugingo buhoraho. Niyo ngingo yonyine ibisabwa. Hanyuma rero kuri aba bantu b'ibiganza bihire, nagira ngo dufate urugero ku muntu witwa Yosefu wo mwarimataya. Bibiliya iramuvuga, ivuga yuko ari we ngo yari inshuti ya Yesu ya rwihishwa, yari umwigishwa we wo mwibanga, utari muri wa mibare wa 12. Ariko ngo amaze kumenya ko Yesu yapfuye, mu muco w'Abayuda iwabo umuntu yashoboraga gutegura uko azashyingurwa. Abagiraga ukuntu bakorogoshora urutare, umuntu agategura imva ye akavuga ati nzayishyingurwamo. Uyu Yosefu rero wo mwarimataya wari inshuti ya Yesu yo mwibanga, ngo yari yaracukuye imva ye, arayikorogoshora, arayitunganya, aravuga ati aho nzapfira nzashyingurwa muri iyi mva.
ariko ngo yumve amakuru y'uko Yesu yishwe, ngo araza asanga umwami aramubwira ati ndagira ngo mumpe uno murambo wa Yesu. Hanyuma ngo yari umutunzi kandi ngo yari umuntu wubahwa muri sosiyete y'icyo gihe yo mu gihe cyabo. Hanyuma ngo Yosefu afata ya ntumbi ngo ashaka umwenda mwiza wera ngo ayishyiramo, arayijyana arayishyingura muri rwa rutare. Uyu Yosefu rero ibi yakoze ni ibintu bijya kugereranywa n'iby'abandi bantu batandukanye bajya bakora, aho umuntu yemera akavuga ati niba bisaba ko ntanga ubugingo bwanjye ngo ikibazo kiraha gikemuke, ndabutanga. Aba bantu ni abantu b'abanyamugisha, ni abantu bagira ibiganza bihire, ni abantu bitangira abandi, ni abantu babazwa n'inabiri ku bandi, ni abantu banezezwa n'ibyiza by'abandi, ni abantu bashobora kwemera guhara amagara yabo ko nabonye abantu afata icyemezo kavuga ati kuri iki kibazo kiri hano ngiye gutanga ubuzima bwanjye gikemuke. Aba bantu rero bakunda kuba abantu b'abanyamugisha, kandi hari n'igihe umugisha ujya batakiriho ariko umugisha ukabagirira umumaro. Iyo usoma ijambo ry'Imana ubona umusaza witwa Biruzirayi ngo wafunguriye Dawidi mu gihe yari amaze igihe kirekire cyane nta muntu n'umwe umufungurira, ndetse ayo makuru yakurikirana n'ikindi gihe yarigeze agera ku rusengero ahashakira ibyo kurya arabibura. Abatambyi gusa bamwakiriye akinjira mu rusengero barishwe, hapfa abantu benshi cyane icyo gihe. Ariko Biruzirayi amaze kumugirira neza, ngo Dawidi amaze gutangarizwa yuko akwiye gusubira ku ngoma akajya kwima ingoma, yashatse kumucyura ngo amujyane, ariko ngo ashatse kumujyanayo birangira bidashobotse. Aramubwira ati genda ashaje, ariko ineza wagombaga kungirira uzayigirira abana banjye. Rero abantu b'amaboko mahire, abantu b'abanyamugisha, abantu bitanga ngo ubugingo bw'abandi, ubuzima bw'abandi bube bwiza, n'abantu bahora barwana bashakisha icyatuma imibereho myiza y'abandi igerwaho, niyo bitasohora bakiriho, ariko abo bantu bagira umugisha ku iherezo. Rero iyo usomye ijambo ry'Imana, iyo wanarije neza ijambo ry'Imana, aba bantu izi ngeri zose mbabonamo cyane cyane ko ubutumwa iyo tugeze mu bihe nk'ibi, abantu bavuze ngo nibagume mu ngo, abantu nibagume aho bari, turebe ko korona itakomeza gukwirakwira. Hanyuma n'abandi bamwe bahita batangira gutangaza amakuru avuga bati iyi korona ni eliminati, ni ibi n'ibi na biriya, ni abayikoze babigenje uku n'uku, natwe ubwo tubaye ingaruzwa muheto zabo bayikoze. Ugasanga bashyuhije abantu imitwe yashyushye, bazazana urukingo ntimuzarufate, bazazana umuti ntimuzawemere. Inyigisho zimeze nk'izo ugasanga zakwiriye ziri mu bantu benshi. Hanyuma ugasanga abo bantu baba bakwiye kuboneka inyigisho nzima yo kwibutsa abantu yuko ibi bintu byose turimo ni ibintu bibaho, ni ibintu bigomba kubaho, ko turi ku isi ifite ibibazo by'uburyo butandukanye, irimo indwara. Bandi bati ntimuzanywe umuti, ariko jye nkibaza uyu muti uzava he? Aho indi miti isanzwe ivaniho n'undi muti uzava, iyo tunywa se yindi yo aho ikorerwa ntituba duhari, ariko uyu munsi turayinywa kandi iradukiza. Muzafata urukingo, ese izo twakingiwe turi abana nizo tukingiza abana bacu, aho zikorerwaho tuba duhari. Ukibaza izi nyigisho ko zashyuhije abantu umutwe, zameze gutya, bamwe banditse ukasanga abantu bashyushye umutwe. Ariko ndagira ngo mbibutse iki ngiki ko Kristo niwe nyiri itorero waripfiriye, Kristo niwe mwami waryo, Kristo niwe urirebera, niwe uturebera aho tutareba, niwe utumenyera ibidukwiriye. Kristo niwe ufite inshingano zo kuturinda iyo tumwizeye. Jyewe inama ntanga, mwirinde impuha, mwirinde amagambo agiye atandukanye azanwa n'abantu mu nyungu zabo. Dukurikire Kristo waduhamagaye, tumwizere, twongereho kwirinda, twongereho igihe twarwaye kwakira umuti tuvure, nk'uko na mbere hose dusanzwe tuvuga ngo igihe twarwaye tugere kwa muganga tuvurwe. Rero bakunzi b'urubuga rwacu dusanzwe tuganira ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana nabazaniye uyu munsi ni iri jambo rivuga gutya: umunsi Yesu yaganiraga n'abigishwa be ababwira uko azagambanirwa, niho yababwiye ku munsi yaramaze kuba igaburo ryarabwa ati kandi ibiganza by'ungambanira birahurira n'ibyanjye ku meza. Nk'igisobanuro cy'uko umuntu ukugambanira atari uwa kure yawe, umuntu ukuyobya subana nawe kure, umuntu ukuyobya ni umuntu mubana, ni umuntu mugendana umunsi ku wundi, ni umuntu watoraguye amakuru mabi ku bantu bameze nk'abo nababwiye hirya no hino akayakuzanira. Jewe rero amakuru nguha y'ukuri nuko Kristo ari we nyiri itorero, Kristo niwe mutwe waryo, Kristo niwe urishinzwe, niwe uryitaho, niwe urigirira neza, niwe urikenura, niwe urimenyera ibikwiye,
birakwiye. Uyu munsi abantu bamwe bari muri guma mu rugo ntabwo umuntu abajya guhinga, ntabwo umuntu abajya gukora akazi kamutunze, hanyuma abandi bakabereka rero ko bapfuye, nimugumuke nimusare. Oya, nimuturize hamwe, ahubwo turushaho gusenga no gusuzuma neza niba twebwe nta byaha dufite mu mitima yacu byadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Nidusanga nta byaha dufite byadutandukanya n'urukundo rwa Kristo, tubwire Kristo ngo Kristo, urabireba ko twugarijwe, ngiyi korona irahari, imeze nabi, yatumye tujya mu ngo, ariko wowe Kristo tugusabye kudufasha. Hanyuma numvise n'abandi bavuga bati, umuntu akavuga ati se iyi ndwara ko yazanywe n'abantu, musaba Kristo kwikiza gute? Ariko Kristo arusha abantu bose amaboko, nubwo baba bari bo bayizanye. Imbaraga z'Imana turabizi neza ko izi mbaraga zabasha gukuraho iyi ndwara, kandi zishobora no kutayiza ngo bayivane nk'uko tubitekereza, bagatanga umuti, bagatanga urukingo, abantu bakavurwa bagakira, abandi bagakingirwa, ubuzima bugakomeza, tugasubira mu mibereho nk'iyo twari tubayeho na mbere hose itaraza, ubuzima bwacu bugakomeza. Ibi mbivugiye iki? Ibi mbivugiye yuko ngeze umugisha wo kuganira namwe mu ntangiriro z'ibi bihe byo kuguma mu rugo, by'ibi bihe byo gusaba ko insengero zaba zihagaritse kugira ngo abantu boye gukomeza gukwirakwiza covid, amashuri n'ibindi bintu abantu bahuriraho ari benshi. Hanyuma nagira ngo mbibutse yuko mweye kuba barukurikira izindi, umuntu nakubwira amakuru nawe yashunguru yatekerezeho. Mwe kuba bababona mushake kwigira ba nyirandabizi ngo musobanure ibyo muzi n'ibyo mutazi, musobanure kandi ibyo muzi. Hanyuma nibirangira kandi muze kuba abantu beza bahesha abandi umugisha. Ugize icyo afite aze gusangira n'udafite, ufite ibi byo kurya asangire n'abatabifite, tubaneho, tugirirane umumaro. Filemoni niwe ugeze abyandika aravuga ati, bibe bityo mwene data, nkubonemo umumaro, umbere w'umumaro muri Kristo Yesu. Hanyuma namwe muba b'umumaro, muba abantu b'amaboko mahire, muture bene si imitwaro aho kuyibakorera, mubabe bugufi mubafashe. Imana y'amahoro nibaho umugisha, turabakunda mu izina rya Yesu, naho ubutaha.